reka ntangire mbasuhuza mwebwe mukurikira ibiganiro tubagezaho buri munsi aho muherereye aho ariho hose. Reka tubabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka akomeze abane namwe, kadusuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, aba diaspora namwe tubasuhuze, tubahe n'ikaze kuri aya macano yose tutapfa kurondora. Ariko nubwo twicaye hano murabibona, uri iburyo bwanjye si madamu ntago ari madamu, tujye kuganira n'umukozi w'Imana, umuntu Imana yasize amavuta, ararushaho kutwibwira. Hari impamvu namuhamagaye kandi ndabizi muri bunyurwe muri iki kiganiro. Turakwakiriye. Nakoze Justin, kuba nkurikiye kuri izi cano nyinshi mbona nicaye imbere, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nge kuba mbonye ari ubwa mbere, nubwo ndi umusitari uzwi n'abantu benshi ku isi, ariko hari uwaza kuri imwe muri izi cano akaba mbonye ari ubwa mbere. Nitwa Nyiramugisha Penina, ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, mvuka mu karere ka Musanze, Intara y'Amajyaruguru y'igihugu. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umutangabuhamya bw'aho Yesu yankuye n'aho angejeje. Njyaye kane, mfite abakobwa 3 n'umuhungu umwe n'abandi bana 2 ndera. Yesu aduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none nk'iyo umuntu avuze ngo Penina, Penina ubundi ninde? Penina ninde ni iki? Nk'iyo umuntu avuze ngo Penina, kuba iyo bavuze ngo Justin njye ndarakara. Kubera iki? Njya ndakara. Abantu bazi ko ngo ndakara. Ubundi Penina ninde? Twinjizemo Penina ninde nyirizina? Ntago nshaka kumva icyo ushaka kuvuga. Nzi ko Penina yari mukeba w'umugore bitaga Hana, yari mukeba wa Hana. Penina yarangwaga mu mateka y'enzi Bibiliya imbwira. Hari umuntu wari wabera mukeba wowe? Ndumva ntawe, njya ahubwo bambereye mukeba. Harya mukeba ni iki? Mukeba ni umuntu mwamusangiye umugabo. Rero ngo Penina yahoraga yishima imbere ya Hana, kuko Penina yarahiriwe abona urubyaro, akajya arabwira abana ati nimubyine muvuge ngo Imana ishimwe yahiriye mama Penina mu rubyaro. Mbese yakinaga ku mubyimba mukeba we. Ariko ngiye ntago ndi Penina wa kera. Kera nigeze mbera abantu abakeba, narakizwa nk'abakabagabo we, nkabakubita we, namutwariye umugabo abana be naba muraje nkanamukubita di. Imana ishimwe ko yambohoye iyo ngo yo kwitwa mukeba w'abandi, yahabwa icubahiro. Uyu munsi nanje ndi umugore w'umugabo umwe, nari umugore w'abagabo benshi. Muri make Penina nduwo. Penina nuwo nguwo? Nduwo. Nuwo nguwo wabo bana. Ese Penina ni nk'ikihe kintu umuntu yagukorera kumubabarira bikakugora? Wenda ukamubabarira ariko kumubabarira bikakugora. Nko kuba umuntu yambeshera. Iyo umbesheye kabone nawe wansaba imbabazi, ndongera ndibuka ko hari ikintu wambesheye cyambabaje n'icyo gusa. Naho kuntuka ntago byatuma nkwima imbabazi, kuko nanje naratukanaga. Ariko kera ntago nigeze ngiye no muri ubwo buzima abantu banyumva ku mateka yanjye, ntago nabeshaga. N'uyu munsi mvuga ikintu nkubwiye kibarica. Ubwo rero iyo umbesheye, kuko nanje nzi ko ntabeshera umuntu ndababara. Urababara? Kuvuga ngo ikintu ikosa umuntu agukorera kumubabarira bikakugora, harimo ikintu bita kukubeshyera. Ikintu ntakoze, icyo kintu kirakubabaza cyane kikagutera n'agahinda. Uyu munsi rero nguhaye ikaze, nibwo bwa mbere ugiye ku Ntoranwa TV. Ni nabwo bwa mbere twicaranye. Ni nabwo bwa mbere twicaranye, ni nabwo bwa mbere ugiye kuri Nyako TV. Ahandi ubanza waragezeyo kwa Pastor Diane, kwa Pastor Diane, kwa Claudine narahagiye. Kwa Claudine warahagiye, ariko no kuri kwahora ariko nturajyayo. Yesu ari ku ngoma. Polisi ubwo na Yesu ari ku ngoma. Poli ni Intoranwa. Okay. Ni Intoranwa. No kuri Rafa TV naho n'ubwa mbere ugiye. Bose batukurikirana. Katubaha ikaze bose. Penina rero icyatumye nguhamagara nkifuza kuganira nawe, umaze igihe utambutse inkuru n'ibiganiro, ndetse abantu benshi bashobora kubigiraho n'urujijo. Uri kuvuga famiye ya Papi Keleva. Yego. Muri uko kuyivuga hakazamo ibintu by'umwana, bamwe bakavuga ati ese Penina yabyaranye na Papi Keleva, kuko buriya ntago ari abantu bose bumva ikiganiro ngo bakirangize, hari ugifatiramo hagati. Noneho iyo urekura ikiganiro ntago kiza gitangira, hari n'ababyumviramo hagati bakabisamira hejuru, hari n'abikurikira bakurikije intoro twakoze. Ubundi Papi Keleva mwarabyaranye, Papi Keleva ubabazwa n'agahinda k'umwana banze kwaza
kureba mama we waramubyariye ubu nanjye nabyumvishe birancanga ndavuga uti nshaka uyu muntu Papi Keleva abantu bari bazi nk'inyangamugayo biriya famiye bazi nk'abantu nyine batagira ubugome cyangwa batagira gute ese ubundi bimeze gute bihagaze bite nere kujya mu bindi ngo Penina akunde iki ngo bimeze gute ngo biteye gute ducire ku mayange twumva Pastor Justin ubwo nyine kubera ko wagurutse ukaza kumbaza ngiye mu by'ukuri sinshobora kunigwa n'ijambo niko njya mbwira abantu aho kunigwa n'ijambo naravuze ngo nje nzanigwa n'uwo ndibwije iyi famiye uyu Papi Keleva mvuga ntago twigeze tubyarana nta nubwo twigeze tubana iyi famiye ya Papi Keleva nayimenye narashatse muri uyu muryango Papi Keleva yashatsemo uyu mugore wa Papi Keleva bita Dorcas Andi Dorcas ni mushiki w'umugabo wanje ni ukuvuga ngo Papi Keleva yashingiranwe na mushiki w'umugabo wanje uwo bita muramukazi wanje rero umugabo wanje uvuga mu Kinyarwanda cyiza Dorcas ni muramukazi wawe yego waruvuza akantu keza ko ari abantu badatangira ikiganiro ngo bagisoze nanga akaba yacumva akacumva akumvirana akaba yagisamira hejuru akavuga ibyo atumvise agatukana atabanje kumenya ngo uyu muntu avuze iki mu by'ukuri wenda ntaragusobanurira n'abandi bari bafite amatsiko cyokoze nasomye comment nagikoze ku Ikaze TV no ku kindi kinyamakuru ntibuka nsanga hari abantu bantutse ngo ndwaye harya bayita ngo iki iyi ndwara depression abandi ngo narasaze abandi ngo ndi inyombya abandi ngo ndi umuteramwaku byinshi abandi ngo mbese ngo ubundi uriya mugore ngo kumva nako gato yasigaranye kamunaniye ngo uwo mwana aramubaka ngo amurye ngo amugire gute ngo rero ngo tukwiyamye kuri Papi Keleva wacu ngo turakwiyamye ngo kuko nubundi wowe ngo warasaze nta muntu utabizi kaye mu by'ukuri nta bipapuro by'indera ngira mbo ngiye nakoze ubukwe na musaza wa Dorcas uwo bita Byiringiro Simeo uyu munsi arafunzwe afungiwe mu karere ka Musanze azize ubujura ntabwo nareka kubivuga yibye Papi Keleva ariko mbere yuko yiba Papi Keleva aho uwo mwana nirirwa mvuga bantwaye uko byagenze ngiye namajije gukora ubukwe na musaza wa Dorcas iyi miryango ntago yigeze inyemera uyu Dorcas nakoze ubukwe na musaza we ntiyigeze abutanga muramukazi wanje mu nyumve ku bantu bumviranye bakavuga ibitariho ikindi cya kabiri kigeretseho uwo nita mabukwe ari we nyirasenge w'umugabo wanje kuko umutware wanje nta babyeyi agira bapfuye 94 muri jenoside aya mahano yagwiriye u Rwanda nta utabizi nge jenoside yabaye mfite imyaka 6 nta 7 nakayigejeje rero uyu muryango bakimara kumenya ko ngiye kuwushakiramo ubwo ngiye kuvuga gato kuko ni inkuru ndende bahagurukije intambara uwo Dorcas undi bita Rebeka uba Cote d'Ivoire hanze n'umumama wagiye mu Bufaransa bita Didasiana nta nico bintwaye kubavuga uwo Didasiana ni mabukwe avukana na nyina w'umugabo wanje uwo Rebeka nawe ni mushiki w'umugabo wanje uba Cote d'Ivoire ni yashingiwe uyu Dorcas wa Papi Keleva yari umukobwa nshaka muri urwo rugo nta numwe Pastor Justin we umbajije wigeze ubukwe bwanje bamaje kumenya ko uwo mugabo ari gufiyansanya nanje bahagurutse intambara ndi imbere y'Imana dore manitse akaboko k'iburyo bazanye intambara bazinjiza mu itorero bibura wayu babyinjiza mu miryango bibura wayu babwira uyu mugabo Byiringiro uyu musore bati niki caguteye kujya kurambagiza Penina witangira ubuhamya ko yari indaya yasambanaga n'abagabo 10 ku munsi kandi ijambo ryaratubwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabahicyari mwogisha ibya kera biba bishize kubankurikiranye bazi kuri nubwo batakuvuga bo kumuhoza aho nakoreye ubukwano ku rurembo rw'amajaruguru murabizi ko imiryango hirya niyo yashira dushigikira iravuga ngo Imana ifatanyije ntihagire ugitandukanya baraza baranshigikira ariko uwo nita mabukwe ari we nyirasenge w'umugabo kuko urumva ababyeyi b'umugabo bapfuye 94 barabishe muri jenoside yakorewe abatutsi yarambwiye duhuye aho bita kuri Elegitorogaze mfite agasha
agasakoshi karimo impapuro z'ubukwe izo bita invitation arambwira ngo harya uri gutanga invitation ngo ufite ubukwe nticane mere ati turagapfa udashingiwe uragapfa udashatse uragapfa utabyaye ati ngewe nitwa nyoko bukwe reka bari ko mbivuga ndi nyina w'umugabo kuko ninje wamureze nubwo ntamubyaye ku ibere ati ariko nuramuka umbereye umukazana ni ukuri uko niko yambwiye ati mbwe zampeke ku murizo mu by'ukuri uwo mukecuru wambwiraga gutyo n'uyu munsi yarimutse yavuye Musanze ari hano ku Gasave ni hateranira bantu baramuzuye nyirabukwe wa Papi Kereva uwo nita nyirabukwe kuko ababyeyi b'umugore ntago bahari umugore wa Papi Kereva uwo mukecuru arambwira ngo nuramuka ubaye umukazana wanje we Penina imbwe zampeke ku murizo ntise kubera ikima agira gutya ati patura kamahiri n'ukuri kandi nababwiye ngo sinjya mbesha arambwira ngo tunguzapfa utabaye umukazana wanje ngo n'ubu wanje imbwe zampeke ku murizo mu by'ukuri imbwa ntiyaheka umuntu ku murizo yashakaga kumbwira ko bidashoboka no ku mugongo ntiyanciraho imbwa uyu mukecuru atangira kuvuga uburyo abahutu bishe abatutsi bishe abahutu kandi urumva nje mu myaka 3 muri jenoside mwe kuvuga ngo nzanya amoko n'amacakubiri ibi bintu byarakomeye mu bibuka intambara mu bukwe bwanje yaza kuba atari Yesu wahabaye no gupfa mba narapfuye ariko Imana yanshigikiye kugira ngo isohoze isezerano ry'ubukwe uyu mukecuru atangira kuzana ibyabaye 94 ukuntu abahutu bishe abatutsi kandi leta turimo n'iy'ubumwe n'ubwiyunge atangira gukoresha inama ukuntu bitazashoboka ikirura kitazaza mu ntama ku bantu bankurikiye narababaje ngo mbese muranyitegereza mukabona ndi ikirura murabona ndi impyisi nkuko nabwi wayo magamba mbabaza mu myiteguro y'ubukwe ibintu rero birakomera twahura akavuga ngo nzapfa ntabaye umukazana we Imana ikora ico yavuze dukora ubukwe nakoze ubukwe amezi 3 ndumva ariyo yabaye menshi umugabo atangira gutumirwa mu nama z'imiryango n'ubu ningirirwa ubuntu byiringira agafungurwa ntago azanyangira nubwo uyu munsi tutakibana ariko nzamuzana kuri kamera nawe ukura azakubihera bakamutumira bati ngwino yavaga muri iyo nama y'umuryango akaza nkubita ndi umugeni w'amezi 6 nkwite ndayuwo mwana Papi Kereva yanyaze ko mwaje kubana ubukwe buraba izo nama zo kugucyura mu bijyanye no kuba ibyo byaragiye bibayo mahano yose hari abantu babaga bahari cyane barahari banabyumvaga bakambwira bati uru rugo rwihorere uyu musore mwihorere ariko ngashingira ko ari Imana yavuze nkavuga ngo ngewe ntago abantu barusha Imana imbaraga mbese nge ndihambira kuko nari mfite isezerano kandi cyatumye nsezerana n'uyu byiringiro nuko nabonaga nawe nta kibazo afite ankunze rimwe akanababwira ati njaho gusuzugura mwe aho gusuzugura Imana nzabasuzugura tumaje gukora ubukwe rero bakamutumiza mu nama bamubwira ko ntwite indi tariye ko basenze Imana ikabaha amakuru ko namuroze ko amaroze mvuga ko nakoreshaga ntayataye mu by'ukuri ibintu birakomera nihuse rero yavaga muri iyo nama kaza kankubita agera ku rwego yanyibaga ibyo mu nzu intebe twashingiranwe baduhaye nyine imyambaro y'ibitenge nari mfite marene wankoreye ubukwe ucuruza ibitenge hano ku Kizu bamwita Mama Mugisha ndabizajya kurikirana ibiganiro byanje marene wanje yari yampaye imyenda myinshi yuzuye varisi na mari iyo myenda bashuka umugabo yose arayigurisha ngo ku rwego nzatsibuka nkamuvaho nanga kuva kuri byiringiro biza kurangira rero umuhanuzi ambwiye ati mbonye bateje umugabo wawe amarozi kandi koko nkurikije uburyo umugabo yagiye n'uburyo yancitse ntago gutyo gusa abantu bararoga imbaraga nakoreshaga kera nibashaka bazandege ko nabisabarozi ariko ngiye nahawe amakuru ko bazikoresheje nshingiye no uwo witwa Mabukwe yambwiye nyirabukwe wa Papi Kereva umugabo ageze harambwira ati ngewe rero bambwiye kukwica ariko mba numva nta mpamvu yo kukwica ntisi ninde wabikubwiye ati ni masenge yarambwiye ngo ninkwica zampa umugabane w'inzu kuko nyirasenge afite amazu i Musanze ngira Imana ndi gusenga ndavuga ngo kugira byiringira nyice kaye waravuze ngo nzabaho nzabona no kubuzukura umutumuri ngiye nagiye kumva numva umugabo arambye ati ndagiye kaye sinzagaruka muri uru rugo ubwo rero yanda nari ntwite yansiganye yagiye igize nk'amezi 8 nabwo yankubise igomba kuvamo polisi ya Rwezamenyo hano Kimisagara iramufata iramufunga hafunzwe amezi agera muri 2 ngiye njya kumusabira imbabazi ndavuga nti umugabo wankubise kugira ngo n'urubanza ko namufungishije ibi bintu ubuyobozi bubyibuka barabizi baramurekura bongeye kumurekura ariba yibye tuba hano mu Gasyata
nge yaranyibaga nanje ibyo mu nzu yarabimaze abimazemo agereka kwiba abaturage baramufata bamufungira imageragere ubwo rero afungiwe imageragere narabyaye amaze y'umwaka n'igice arafungurwa nabaga mu Gasyata Kanyonyomba araza uwo mwana namubyariye ku Muhima uwo Papi Kereva yanyibye nyine majije kubyara araza arambwira ati nene aragusezeye ariko numvishe nshaka kureba umwana nta kibazo muha karibu yabyutse butaraca igikapu c'imyenda yewe naranjete bino bahanaguza umwana yitumye utwo dukarito yaraduteruye natwarajyana ni ukuvuga ngo yakusanze mu bitaro Muhima yego utwo wari ufite naho arabipakira yabinyibye natashe ntago nari nkiri mu bitaro ubwo umwana ndamurera ubuzima bw'Ikigali burancanga urumva ntago nari mbumenyeye njya gutura mu karere ka Gakenke n'uwo mwana w'imfura ye nyine Byiringiro Gayera nawe yitwa Byiringiro yitiranwa nasi yitwa imfura y'amasezerano Igabe Gayera ni ukuvuga ngo mashije kwimukira iyo mu Gakenke umugabo yarahansanze ngo bare baramufungiye aho bita Kurushashi natekaga resitora aho ngaho mu Gakenke aho bita ku Kiyaga abantu baranzi ko nahabaye nihigira ubuzima ariko urumva uwo mugabo ari we musaza w'umugore wa Papi Kereva namushatse mfite abana babiri ariko wari umusore bamufunguye rero ni kwa kundi bavuga ngo ubumwe buranuka ntago nzi ukuntu yageze aho nkorera kuri resitora hari nk'aya masaha umva pastor yambaye nabi urabona umuntu ufunguwe ubuzima bwamucanze nge nari nanamuyobewe ako kana ke k'imfura ye kagayera karamusanganira mbona arateruye ansanze mu gikara aho nari ndi kugaburira abantu barya ibya nimugoroba harabona atekeraga ubugari mu gitondo nabo natekeraga ifunguro rya nimugoroba harimo n'abafundi amaso mu yandi mbona ni Byiringiro utaruye umwana nkaha naye ati nari mfungiwe Kurushashi nti none se kuje hano ati nari nje gufata ibyo kurya naimbajije restaurant nayo mfite 1000 bambwira ko hano ari restaurant ati none ngusanzemo mbo nihuse rero namuhaye karibu ngiye kuko urumva Bibiliya yaravuze ngo twasezeranye kubana karamata niko dusezerana ko tuzatandukanwa n'urupfu canga Yesu agarutse urumva mu by'ukuri kuba yarafunzwe kuba yaranyibaga kuba yarankubitaga ntago rwari urupfu yararwaye muha karibu turaryama kuko ntandi yagombaga kurara muri ayo masaha nta natike yo kumugezi Musanze yego ubwo umwana yarari mu myaka 3 iryo joro yasiza nteye inda iyo umwana wa kabiri wo bita Dorcas kandi nabwo abyuka saa 10 y'amasafuriya nteka muri restaurant yitwa Dorcas n'umwana umubyaye mwitande Dorcas ariko ntabwo nanabyibukaga ko muramukazi wanje ndi imbere y'Imana ntabwo nanabyibukaga ko muramukazi wanje yitwa Dorcas iryo joro umuhaye karibu imuweze uko yambaye gukaraba ndamukarabya mugurira silipa mugurira utwenda nagiye mu hariya mu Gakenke nijoro aramaduka haba none se ntakunda umugabo arega umugabo wanje yandwanisha kusibye abadayimoni barwanyije urugo yego nta nubwo byari ikintu cyagombaga kumpana kuko n'umugabo wanje mu gitondo kare kare wumva ko umuganje ari igisambo cya ruharwa ariko nabazimu yarabyutse y'amasafuriya yose y'amasahane n'ibirogano none ko nanamusengeye bikanga burya nta mugombozi wigombora ko yarabyutse afata y'amasafuriya yazindukiye kare kuri restaurant arapakira agafunguza n'agasize yari yakabonye hagenda ngo mbyuka ncwiriza umugabo ndamubura cokoze utwenda namugura agenda dukubisemo ibyo bisazira bisigaho mbwira umwana wanjye ntisiko yataye umutwe ntinarinzi ngo wenda yorohewe mu mutwe yagarutse mbo nihuse Byiringiro agenda uko ubuzima burancanga urumva nsigiye inda niyo ncuke wa mwana nagiye gusura muramukazi wanje bita Mama Robert utuye ku Mumena hano kuri Green mushiki we banyina baravukana mu nyumve neza nubwo nawe uyu munsi atakinyitaba bose banyitaruye mbaza umuntu umwana ati mubaza uyu namubaza ndati mubaza uyu ariko muri baramukazi banje muri bashiki b'umugabo mwanyanga mutanyanga ariko nje ndabakunda ubwo ndagenda ngiye kumusura arebye ubuzima ndimo ati se pene nabimeze ute ndere musaza yaraje asiga nteye inda none ntingiye kugurisha agasambu kiwabo w'abana igitarama ntago ndajyaniye incuke n'iyinda ntwite ati none uri kugira bigende ntagira ngo usigire Gayera nzamunyura ngarutse muri covid ati musige uwo mwana mukuru ko musize uwo bita Rebeka mushiki wa Byiringiro uba Cote d'Ivoire aza gusura uwo muramukazi wanje wundi
ataka kana nakanda ati nakabyiringiro byiringiro so ati musaza ati uyu nuwo bitaga Yerati yega ati simusiga ubwo urumva ndi Gitarama namusigiye muramukazi wanje wo kuri Green hano Nyakabanda ati se none uramujyana tudahamagaye Penina ariko nkaba nari maze iminsi nsenga Imana ikambwira ngo bari abantu bakwanze mbahaye urukundo ku mwana uriya mwana ni umugisha aziga kandi Imana izamugirira neza hibaza abantu nabyo ntibampembe nakoze ubukwe ntibanshingire ubu koko bazakunda umwana ngiye kubona mbona telefone irampamagaye ndaho bita mu Rwigerero inyabitare iwabo w'abana bakuru niho bavuka bawa mugabo w'umupolisi wapfuye njya mbabwira mwitabye numva ni muramukazi wanje akoresheje Tigo y'umugabo we ati Rebeka aje kudusura ati none abonye Gayera aravuze ngo ntari bumusige Gayera nuwo mwana w'imfura y'uwo mugabo byiringiro umusaza w'umugore wa Papi Kereva ati rero mbigenze ntisagiye kumutwara mu buhe buryo ati ngo agiye kumusura nimba ari kumusura nzamukenera nkamubona mu mushyi rwose nguko uko twavuganye ariko ni impindukira dore badufungiyeho kuko ari muri covid umwana wanje nzamusanga ati nta kibazo ngice igihe mperukanira n'umwana wanje narahindukiye mbwiye mama Ruberi ntise mama Ruberi wo bita batamuriza nti umwana wanje ko wambwiye ko nzamusanga ari ati rero Penina Imana twari turi gusenga ikubwira turi kumwe kibahaye urukundo ku mwana wibuza umwana bene wabo reka bamufashe yamutangije n'ishuri urumva amezi 2 yarasize nagarutse covid bafunguye amezi 2 asize ati nzabasaba bajye bamuguha gusuri ntiyego mama Ruberi rero antera injuka gutyo ndatega nikomereza mu Gakenke nari nabonye agashoro ndongera ngura amasafuriya ndakomeza nitekera restaurant ntumbura umwana by'umubyaye ababyeyi mu nkurikiye murabizi ubwo byari 2022 namuhamagara ati nababwiye ko bagomba kuzana umwana akagusura ati bararahira ngo uzapfa utongeye kumubona nzapfa ntongeye kumubona ati yego ngiye Musanze mabukwe uwo nyirabukwe wa Papi Kereva urumva ko ni nyirasenge w'uwo Dorokasi ntanubwo nawe ari nyina umubyara yafashe ico bita inkoni arambwira ati hoshi ati mvira mu rugo Imana ati tati mwizina rya Yesu inkoni yanyirukaho narasitaye ne nambaga kweto karekana nari ncitse kabiri usibye Yesu wahabaye ati tati hita dayimoni mu rugo rwanjye ego Yesu wabambwe anyirukaho hari mu musoro ukodeshejemo amfata mu bitugo arambimbika ndenze igipangu barakinga ndavuga ntarego umwana wanje ndamubuze ndongera ndihambira nsubiraho haciyemo nk'amezi 5 ku mwana wabyaye umwana nabyaye wagiriye kugise ntawe mpaye igikoma coko zari mabukwe mudiyakoni ku Gasave we yaransuyanzanira n'isombi ariko nta wundi muntu wampaye igikoma uyu mukecuru aravuga ati ngenge gutanga ico bita nimba rukwidekarara nimba ari cyo umuntu bita Penina nanga kwishinganisha nangarukira mu rugo kuko n'uburoza banzaniye nzamwica rero ndavuga ntufite agatwe gato akarinda uruguma ndavuga nti ngiye gutera muramukazi wanje nahaye umwana kuko barasina nabahaye umwana ngeze yarambwira ati nta kindi nakora usibye kuguhuza nabo bumvishe ko nkivuga iby'umwana bakupa telefone muramukazi wanje rero nabonye ko ibintu bikomeye uwo mama Ruberi nyiri gusigira umwana muri ico gihe ca 2022 yarambwiye atereka nkubwira ikintu tugiye gukora wowe ugiye kugenda ujye muri RIB numara kujya muri RIB wowe ubwawe ubabwira ikibazo ufite ndavuga ngenda ajya muri RIB mbabwira ikibazo mfite kandi ari wowe wagakemuye ikibazo canje ntago ngenda ujye muri RIB ni nawe watanze umwana umbwira ko ari kugenda gasura nyirasenge akazagaruka ibindi ngiye sindi bujye muri RIB nagiye kwa pasteri wahariya mu bahitana imbariki hari kuri Green hari urusengero ruhari ngo nimba barwita muri Karabaye sindi kwibuka uko hitwa urusengero se rwakwitwa ruri muri Karabaye uwo mudugudu witwa Karabaye witwa ni hano nyine mu Nyakabanda hari paruwasi hari n'undi mudugudu na ADPR na ADPR bitekerereza pasteri ahamagara muramukazi wanje ni inkuru ndende aramubwira ati ni icyo urafashe uyu muramukazi uramuzi uyu mumama ati ndamuzi ibyo umwana bimeze bitaramutekerereza none ko utari kumuzanira umwana ati nanje muheruka ubwo baramunyimbye kuko bazi ko mufatirijeho namuha Penina
umwana rero bamaje kubona ko ndi kujya kumushakira i Musanze baramuzanye bamuzana kwa Papi Kereva baravuga bati uyu ni umwana wa Byiringiro kandi murabizi Byiringiro arafunzwe ico gihe yari yarongeye akora ibikosa baramufunga Penina nta buzima bayeho ni mufata uyu mwana Papi Kereva amaje kumenya yuko ndi gushaka umwana aramufata mujyana hano kwa Maseru urumva umwana wanje ari mu ruzerero sinzi nimba n'uyu munsi yiga nkuko bambwira ngo ariga ari ku ishuri ngeze kuwo mabukwe ndabizi ariko reka nkubwire pastor njye uyu mwana wanje yaba ariho yaba atakiriwe kereka nk'ubu bagize umwaka bakampamagara bakambwira ngo hari ikibazo yagize nibwo bahita babona yuko hari abantu bamajije gusara zavuyeho kwa kundi umuntu ashobora kugira ibyago bakavuga ngo